hano kuri cyane ubugingo buhoraho TV. Reka tubibutse tubasabe ikintu kimwe gusa, mudukorere subscribe kuri cyane ubugingo buhoraho. Murabona yuko dukeneye abantu benshi bakeneye ubutumwa. Hari abantu benshi ubu ngubu barimo kugenda kwiheba, bagashaka no kwiyahura kugira ngo tubabwire ko tubafitiye agahisho inkuru nziza. Nta muntu uzongera kumva iki cyigisho ngo ngire kwiyahura. Azamenya yuko ari w'agaciro imbere y'Imana. Azamenya ko afite inshuti nibura imukunda. Tugiye kubigisha uburyo buri wese agomba kugira inshuti ye magara, ikamuba hafi mu bibazo byose. Tumubwire n'ukuntu azayibona iyo nshuti bazabana amahoro, bakabana akaramata, ubundi hasigaye akazabaho mu mahoro. Haleluya. Iyo nshuti kuko tubizi ni iyo nshuti nini? Iyo nshuti ni Yesu. Buriya iyo ufite inshuti yitwa Imana, inshuti ya Aburahamu, inshuti ya Yakobo, inshuti ya Isaka, inshuti ya Dawidi, inshuti ya Nowa, inshuti ya Eliya, inshuti ya Mose, inshuti y'ababyeyi bawe, inshuti ya basogokuru bawe, inshuti ya papa wawe, inshuti ya mama wawe, inshuti yawe, inshuti ya bashiki bawe, inshuti ya murumuna wawe, inshuti ya mukuru wawe, inshuti y'abaturanyi bawe. Ni inshuti buri wese baba inshuti, ariko weho nawe mugirana umubano w'umwihariko. Ntabwo wongera kwivuga ngo ubu ndagiye ngo mfite ibibazo, ngo niko ngo isi yanyanze, ngo umusheri yanyanze, ngo ngiye kwiyahura, imitungo ngo bayijyanye ngo ngiye kwiyahura, ngo banki yateje ibyanjye ngiye kwiyahura, ngo nacyuye naho ngiye kwiyahura, umwana yanutse ngiye kwiyahura, umugore yanutse ngiye kwiyahura, umugabo yananiye ngiye kwiyahura, ngo amufashe amafaranga yose yarayamara ngo ngiye kwiyahura. Ibyo ngibyo iyo nshuti, izo nshuti zose z'Imana twari dufite zigiye kuba iza kabiri. Inshuti ya mbere igiye kuba Yesu. Haleluya. Inshuti ya mbere igiye kuba Imana. Ntabwo tubuze gusobanura cyane uyu munsi nta mpamvu tuvuga ngo Yesu tukavuga ngo Imana, ariko njyewe numva byose ari kimwe, bigo biterwa n'uburyo bakoresheje izina. Shavuga ngo Uwiteka, Yesaya igice cya 9:5 baravuze ngo, ndetse no ku 14, ngo udura umwana azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, azamwita Emmanuel, Uwiteka Imana ishobora byose, ibitangaza, kuko bizakiza abantu ibyaha byabo. Ubwo rero Emmanuel bivuga ngo Imana iri kumwe natwe n'ubundi, kandi hari n'abavuze ngo azitwa Yesu. Ubwo rero muri Matayo niho bavuze igice cya 2 uwo mwana ngo uzamwite Yesu. Ubwo rero ntabwo tugomba gutangara. Yesu bivuga ngo umukiza w'abari mu isi. Ubwo rero umukiza wanjye, ntabwo nongera kuvuga ngo umukiza wanjye, ni umukiza wanjye, ni umukiza wawe. Wowe tuvugana hano kuri YouTube cyane ubugingo buhoraho. Reka duhumurize abantu batuye isi. Iyi cyano tubibutse ko ari ya cyano izavuga ubutumwa bukagenda bugakwira isi. Iyi cyano turifuza ko yazagera ku isi, ikazaba umurongo mugari, ndetse mukazayitera inkunga, ikazagera igihe ikagira icyicaro, ikazaba televiziyo ifite icyicaro, ifite abakozi, ndetse ikazagenda ikavuga ubutumwa, ndetse abantu bakayitera inkunga, natwe tugakomeza gushyiramo ubushobozi dufite, ikazakora umurimo. Reka turebe icyiciro cy'uyu munsi. Tugiye kureba tuvuga ngo inshuti idukunda ariyo Yesu. Hari ijambo yavuze ku musozi w'umugisha, muri Matayo igice cya 5, yaravuze ngo Yesu yerekana abahiriwe abariho. Iri jambo yabonye abantu benshi, nuko agira amatsiko, yumva ashaka kugira icyo ababwira, kuko yarababonye. Aravuga ati, aba bantu ngiye kureba ukuntu nabafasha. Maze avuga amagambo akomeye. Yaravuze ngo Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Isomo riboneka muri iki cya 3:23. Natwe rero iki cya 5 mu Rwanda cya Matayo. Abonye abantu benshi, azamuka umusozi, amaze kwicara, abigishwa be baramwegera, atega amagambo ati, hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahora. Hahirwa abagwa neza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahabwa.
hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa, hahirwa n'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana, hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana, hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko nibwo mu ijuru ari ubwabo. Izi hahirwa ubundi bazita mu gifaransa ngo wide aptitude, ni ukuvuga ngo ni hahirwa zingahe? 8. Izi hahirwa rero twazivuze muri make, ariko ku munwa wa cy'umuntu yavuze ko ari akajambo gakomeye ngo namwe muzahirwa ubwo bazaba batuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babamura, bazanezerwe muzishime cyane kuko ibirori byanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Reka rero dusoreze aha ngaha, twamaze kumenya yuko bavuze ngo hahirwa abashavura bazahozwa, hahirwa abagwaneza ngo bazahabwa isi, bahirwa abafite inzira n'ibikorwa byo gukiranuka bazahazwa, bahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa, bahirwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana, bahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana, bahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko nibwo mu ijuru ari ubwabo. Ayo masomo koko ntacyo tutasizemo, ngo ni ukuvuga ngo rero aba bantu bose bari kuri iyi si, iyo bintu 8 n'ubyuzuza uzaba uhirwa. Reka twere turi inshuti yacu Yesu Kristo rero ariyo kubera inshuti, ntakaze igihe umuntu yongera kwiyahura, ko iyo umuntu yiyahuye tuzabishaka tubisobanure mu buryo dufite umwanya, ariko tugaragaza ko umuntu wiyahuye aba avuze ngo ntabwo Imana ifite ububasha, abakoze icyaha gikomeye cyo kwica, kuko bo ntabwo uri wowe ubwawe, ntabwo turabasha ngo twigenge mu kumenya ko umuntu wacu ari ubutari bwa Kristo. Ntabwo wemerewe kuvuga ngo mugiye gupfa, mugiye kurya nabi, mugiye kwicisha inzara. Ugomba kurya kandi ugomba gukora ukabona ibyo kurya, kandi noneho niba umuntu akwanze ntabwo bivuze ngo mvuye mu buzima, ahubwo uzatuze, ntabwo ugomba kongera kuvuga ngo ugiye kwiyahura. Ugomba kumenya ko Yesu agukunda, azagukunda kugeza igihe. Yaguhaye umumarayika ngo akurinde, akurinda utabishaka, utabishaka arakurinda. Niyo mpamvu uzabona umuntu atsikiye agiye kwikubita hasi, ubona yashyize mu buryo butandukanye, ukabona imodoka iragiye kugwa, ukumva iratsikiye, kubona iragwa. Tuvuze ko impanuka itazabaho, hazabaho n'ibirenze n'abantu barapfa, ariko turebye nta muntu wese wahuriye kuba ariwe araho. Reka dusoreze aha ngaha, tuzakomeza ubutaha twabishaka.